bishaka rero kuba uri umugore w'umunyabwenge cyane ku buryo umugabo uzajya ukamuhumuriza uti nta kibazo humura nta kibazo ugasita nkora ndakomeza nkora ibi wareba n'ibibazo akubwira ukabikemura wabona ko akeneye udufaranga kubera ko ukora ukaza ukamuha pocket money ukamubwira akira akaba ariwe mbega wegurira amafaranga ukora ukayamwegurira umugabo nawe yatabaye umupfapfa arayajira kandi bikagenda neza ubwo abo bantu barubakiye ku rukundo atari kubifatika by'amafaranga ibyo bintu ni ubuyobi ibyo bintu ni ubupfapfa nta kuntu ushobora kumubwira ngo mugiye kubana ababyeyi banyu ntibarabona kera rero ababyeyi barabanzaga bakabonana hanyuma bakamenya ngo uyu muryango no hanaha uyu muryango ese abakobwa barubaka ese bimeze bakabimenya byose bagakora ubushakashatsi bamukuzanira rero nawe ukamukukura icyambere nawe nta burara bagufite muri iyi minsi ibindi bintu bisenya amago ese tubwire ubundi kera nk'ubwo bushakashatsi wango ngo abiwabo barubaka yes urumva ubwo turahera nk'abarokore tuvuga karande yes hari karande yo kutubaka urugo ruhame ugasanga abantu nyoko yatubatse ngo ruhame nawe ntabwo wabo wenda bashatse banyogosenge banyoko wanyu ibyo byose ni bikaranderane ariko nk'abazi Imana barasenga ikavaho nakubwiye ngo izo nkwaro ntibizibaho n'abazanyumva bazabyumva ni mumbwire mwebwe mu nyumva niba ufite umukobwa wakowe miliyoni ubari birongoranwa yatwaye umbwiye niba hari n'akanyana kavutse umunsi wasigarana mu mafaranga bazanye abana bacu harimo abantu ariko banayasevinga ariko nta n'ikibazo hari n'abantu ngo bayishyura amadeni ugakwa bagahita bishyura wenda nk'ideni rya banki bafite oya reka nkubwire ikintu kimwe akenshi icyo nabwira byemere yuko abana bacu bagendera ubuntu ariko nta n'ikibazo gihari turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Kiyana TV show ndetse na Good Face TV amahoro Imana itanga nabane namwe imbere ya kamera tubafite umutumirwa je ubasuza ni Jean Marie mukozi w'Imana umeze neza turashima Imana twabasuhuje nukuri mwakoze kudutumira ku bantu batabazi mwabibwira amazina ubundi tugakomeza ku bantu batubonye bwa mbere amazina yanjye ni Joy Murenzi ndumvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndumubyeyi nkunda abantu b'Imana bose ngakunda n'Imana ikaze rero mbere yuko dutangira ikiganiro twateguye mwatangira mudusengera Imana tugatangira turi mu mwuka mwiza w'Imana. Haleluya. Data mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje kuri Imana nziza tukuzamura ishimwe n'icyubahiro warakoze kudukunda mwami warakoze kuturinda mwami wa Isirayeli turagushimye ikiganiro tugiye gukora muri aka kanya turakunyize kugira ngo umukara w'Imana uze utuganzeho cyane uze utwiyoborere tuvuge tubwirijwe nawe kandi ijambo rituruka mu kanwa kacu riba ari ijambo ryubaka imitima riba ari ijambo rikiza abarwayi riba ari ijambo rimanuka rikubaka ibyasenyutse mu mitima ya benshi mwami w'abami turatuje gutuza mu kanwa w'Imana uze utegeke uganze komeze gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo dusaba twizeye amen. Uyu munsi rero twateguye insanganyamatsiko cyangwa se twabatumiye kugira ngo tuganire ku kintu abantu benshi bibazaho niyo ugiye muri leta imibare irabigaragaza bakavuga bati muri uyu mwaka ingo zasenyutse zingana gutya ugasanga kandi uko imyaka igenda iza imibare iri kugenda itumbagira igana hejuru nkamwe rero muri abakozi b'Imana muri n'abakirama muri nararibonye niko babita mubona ari ukubera iki ngo zo muri iyi minsi zisenyuka cyane ingo zo muri iyi minsi zirasenyuka cyane nkunda kubivuga kubera cyane ko inyinshi ziba zarubakiye ku musingi udakomeye iyo mvuze umusingi udakomeye ziba zarubakiye ku marangamutima yabo nta rukundo bashingiyeho cyangwa se n'abakundanye ko by'ukuri akenshi zigasenyuka kubera amakimbirane akabije mu muryango aterwa n'ibintu bitandukanye baba batemeranyijweho bityo nkaba mbona ikintu gitera ano mago
y'abana bacu gusenyuka, kandi iyo amago asenyutse ari menshi, burya n'igihugu ntikiba gihiriwe nanone kuko imiryango myiza igihugu kizima, imiryango myiza itorero rizima. Rero iyo imiryango ikomeje kutubaka neza, bifite ukuntu bihubanganya n'itorero cyangwa n'igihugu. Ushobora kwibaza ngo gute ibyo ari byose ufite abana mu gihugu cyawe cyangwa mu itorero, ukatuvuga yenda ufite abana nk'ijana, abo bana 50 bakubaka neza. Iyo bibatse neza batera imbere bagakora, iyo bakoze igihugu gitera imbere, kuko batanga n'imisoro n'urugero, baba bahuje muri makeya, habaho kwaguka mu bintu byinshi. Rero nkabona ikintu gitera gusenyuka kw'amago, subiye inyuma ho gatoya, ni urufatiro rubi ya mago yubakiyeho. Kudashishoza mu guhitanamo ku mpande zombi, ko twabonye umugabo ashobora kunanirwa urugo cyangwa n'umugore akananirwa urugo. Ntabwo bikiri kera bavuga ngo umugabo wanjye ni mubi. Oya, muri iyi minsi ndagira ngo dukurikira bazabyumve, n'abagabo baragowe. Haleluya. Abagore basigaye nabo babamenasa, bakabatuma bahunga ingo zabo. Bityo rero nibyo nari mvuze ngo ni urufatiro zubakiyeho rudakomeye, bitewe n'amahitamo guhitanamo bitabayemo gushishoza. Iyo mvuze gushishoza, hari igihe uhitamo umuntu wamukunze nawe yagukunze, ariko burya gushishoza bisaba kugira ngo ubanze utinde kuri wa muntu, uvuga uti umuntu ngiye kubana nawe ateye ati, arakara vuba, cyangwa se afite amarere, cyangwa afite ubushizi bw'isoni. Ese uyu mugabo mpisemo ni umugabo wikunda, ni umugabo utazanetesha, ni umugabo usikunza n'amafaranga ye kurusha umugore we? Kuko ibintu abantu bapfa mu rugo ni byinshi. Mushobora kuba mukundanye, ariko umwe muri mwe akaba ari gukora undi adakora. Ibyo byonyine bikabazanira gutandukana, kubera ko umwe akora undi ntakora. Urugero, iyo nk'umugabo adakora umugore akora, ibyo bintu bikunze gusenya urugo cyane, kuko umugabo kwanza agira complexe ko adakora, hanyuma umugore nawe yamwirataho gatoya, rukaba rurasenyutse. Kuko abagabo bihanganira gusuzugurwa, abagore bakora cyangwa abagabo badakora ni bakeya. Niyo umugore atagusuzuguye, hari igihe wowe ubwawe wiyumvamo ko yagusuzuguye, ukaba wasenya gusa gutyo. Wa mugani se wabyutse wicaye, umugore yagiye gukora, niyo aje ntagusuhuze bishobora kurusenya. Bishobora kurusenya, buriya nuko avuga ko ari we winjiza. Bishaka rero kuba uri umugore w'umunyabwenge cyane, ku buryo umugabo uzajya ukamuhumuriza uti nta kibazo, humura, nta kibazo, ugasita nkora, ndakomeza nkora ibi, wareba n'ibibazo akubwira ukabikemura. Wabona ko akeneye udufaranga kubera ko ukora, ukaza ukamuha pocket money, ukamubwira akira, akaba ariwe mbega wegurira amafaranga, ukora ukayamwegurira. Umugabo nawe yatabaye umupfapfa, arayajira kandi bikagenda neza. Ubwo abo bantu baba barubakiye ku rukundo, atari kubifatika by'amafaranga. Sibyo? Ni ukuvuga hari iyo wubakiye ku bintu bifatika cyangwa se ku bindi. Iyo wubatse nk'urugero, iyo wubatse ukabana ari umugabo kubera ko afite akazi, uyu mugabo akazi nigahagarara wo ukora, muzajyana ikibazo. Ese reka nkubaze n'iki kibazo. Kera ngo hari uburyo abantu bajyaga ngo iyo bashaka gushyingirwa nyine bakamukuzanira mutanaziranye, ukashyiduka muri kumwe gutyo kandi bakabana. Barabanaga, reka nkubwire, kera bararambagizaga, ari byo inkundo ni nazo zisenya urugo. Nakubwiye ngo urufatiro rubi rusenya urugo. Nabwiye urugero, nkunda kubisubiramo kenshi. Ushobora guhitamo umukobwa ariko utazi ni wabo muri iyi minsi, musigaye mujya gushakana,
ababyeyi bakabonanira kuri reception. Yeah. Ibyo bintu ni ubuyobi, ibyo bintu ni ubupfapfa. Yes. Nta kuntu ushobora kumbwira ngo mugiye kubana ababyeyi banyu ntibarabona. Kera rero ababyeyi barabanzaga bakabonana, hanyuma bakamenya ngo uyu muryango n'aha uyu muryango ese abakobwa barubaka ese bimeze, bakabimenya byose, bagakora ubushakashatsi, bamukuzanira rero nawe kuko icyambere nawe nta burara bagufite. Muri iyi minsi ibindi bintu bisenya amago. Ese tubwire ubundi kera nk'ubwo bushakashatsi wango ngo abiwabo barubaka. Yes, urumva ubwo turahera nk'abarokore tuvuga karande. Yes. Yes. Hari karande yo kutuba ku rugo ngo ruhame. Ugasanga abantu nyoko yatubatse ngo ruhame nawe ntabwo rwabo wabo wenda bashatse banyogosenge banyoko wanyu, ibyo byose ni bikaranderande. Ariko nk'abazi Imana barasenga ikavaho, sibyo? Rero icyo nakubwira cyo ako kana ariko ntago kavuze neza, uravuze ngo nk'abantu basenga Imana barasenga ikavaho. Nyine nk'abantu basenga Imana, nk'abantu basenga Imana, iyo uzi ngo inkange nashatse wacu umeze gutya na gutya, wowe uravuga utoke iki si ikibazo kuko namenye Yesu ukoraho byose, ugasenga ukitandukanya n'izo mbaraga, ukitandukanya n'izo karande, kandi koko bivaho iyo usenze ufite kwizera. Ariko warumbaje uti kuki kera zubakwaga, nyine bararambagizaga. Nakubwiye ko akenshi zipfira muri fondation. Yes. Bamuzanaga ari ababyeyi babigiyemo buri. Ababyeyi barabanzaga bakamenyana, abana bakabahuza, babahuza abana bagakundana, bakundana bagashyingirana. Aba bana niyo bagiranaga ikibazo, ababyeyi ubwabo barazaga bagahura, bakicara bakumva ikibazo ko kimeze, bakongera bakabasubiranya. Niba yenda mu amakimbirane baye mu rugo ashingiye kuri finance, cyangwa ashingiye ku mugabo kutita ku rugo, cyangwa ashingiye ku gucana inyuma, ibyo byose n'amakimbirane ashobora gusenya urugo, sibyo? Finance yasenya urugo, kuba umugabo akora cyangwa umugore akora cyangwa se mwese murakora, ariko amafaranga yanyu nagaza kuri table ngo muvuga n'icyo azakora. Ese kuri ubu ngubu akenshi nk'iyo abantu bagiye gushyingirwa cyangwa se abasore bagiye kubaka ingo, ubusanga buri kintu cyose nibo bajya kumenya inkwano, ari umusore wenda ubivuga ati bazaducaye. Ubusanga nyine umusore abivugana n'umukobwa, umukobwa nawe akabivugana n'umuhungu, ababyeyi bati ataduhaye miliyoni n'urugero, ntago subwo wabujyaye. Ariko ugasanga bibwiye umuhungu, mbese ugasanga nta kurungo ababyeyi ntago bacyagitinga mu bintu by'inkundo. Ibyo byose byatuma urugo rusenyuka, kuba ababyeyi batakinjira deep ngo bavugane n'abandi gutyo. Reka nkubwire ikintu kimwe, bakavugana by'imihango nyine bya bindi nyine byo. None se urumva niba ababyeyi muhuriye kuri reception, ubwo urumva iby'inkwano n'ibindi barigeze abana bibamo. Ikindi abana bacu nubwo bavuga ngo gukobwa nta nkwano zikiriho. Oya, none se niba dukwereye miliyoni mu rugo w'amarido nyine agiyemo ari miliyoni 2, kandi yari umukobwa agomba kwigurira amarido, akagura ngira ngo n'ibirongoranwa bindi, ni ukuvuga ngo ya mafaranga yose arakugarukira. So abana bacu akenshi usanga bajya gushaka batarakowe. Oya, kuko inkwano zose zisubira mu marido. Hari urugo rwiye gusenyuka bavuga ko ngo umugore atazanye amarido, urugo rurasenyuka. Birahari muri social media. Oya, hari n'ahantu ngo nyine kugira ngo mu birongoranwa hagomba kuzamo ikimasa cyangwa se amagare cyangwa se moto. Ariko sinzi n'uburyo babivugana. Mu giturage ntabwo nta muhungu wagukunda utazanye igare, ukazana n'intebe zo mu nzu ngaho. None se ubwo urumva uwo muntu aba yarakoyangaye. No kuvuga ngo abana bacu n'ikisenya bamugana ayo mago baba baragendeye ubusa buntu. Ubundi ntabwo ndagira ngo byumvikane neza. Ntabwo inkwano ari ikiguzi. Inkwano ni ishimwe, ni guha umubyeyi ishimwe yuko yareze neza. Yes. Sibyo? Kera bwe basanga n'umukobwa ari verije, uwo mugabo yarenzagaho akagira ikuntu rwose avuga ati mwareze neza, sibyo? Ariko ubu ngubu murajya kubana n'ubundi muri umugore n'umugabo. None se umukobwa iyo ageze aho yikosha ati muzankwe miliyoni, uzabwira iwanyu bankwaya cyane, akazi wacu ati umugabo wanjye nta mafaranga afite mu mukwesha ya. Kera warazaga bakagukosha, niba ari nk'ebyiri, niba ari imwe, niba ibyo byose barageze iwanyu bazi biriyo bakagukosha. Byibura nawe umugeni watwaye uzi ko wamukoye inka, ntago wahita umbwira ngo subira taha
cyangwa umucinyi umukore ibyo ubonye icyo byose. gihe n'igitsure ndakeka cy'ababyeyi kigira naho kuri ubu ngubu umusore wenda niba ugize amahirwe ukaba ufite akazi urateganya y'inka uteganye buri kintu cyose, mbese kuri ubu ngubu ni we wikwera abasore benshi. Nakubwiye ngo izo ntwaro ntizibaho, n'abazanyumva bazabyumva, nimumbwire mwebwe mu nyumva. Niba ufite umukobwa wakowe miliyoni ubari ibirongoranwa yatwaye, umbwiye niba hari n'akanyana kavutse umunsi wasigarana mu mafaranga bazanye. Abana bacu harimo abantu ariko banayasevinga, ariko nta n'ikibazo, hari n'abantu ngo bayishyura amadeni ugakwa bagahita bishyura wenda nk'ideni rya banki bafite. Oya, reka nkubwire ikintu kimwe, akenshi icyo nabwira byemere yuko abana bacu bagendera ubuntu, ariko nta n'ikibazo gihari. Oya nanone oya, kubera ko inkwano mbwira umuntu n'umwe uremera ko umukobwa aza akazana amarido, akazana ibintu mu nzu cyane, akazana amafurigo, ibintu nk'ibyose. None se niba waramukoye miliyoni imwe, ibyo binazanye birenze miliyoni 2, utekereza ko iyo nkwano ikihari iwawe se baba bafite amafaranga n'iki? Reka nkubwire, ibyo ngibyo reka tubyihorere, nta nicyo bitwaye, kuko abana bacu ntabwo ari abo kugurisha. Ariko nagira ngo binumvikane ko n'ubundi n'izo nkwano mutanga muzisubirana. Ibyo ntacyo bitwaye rero, ahubwo ni gute wakubaka urugo rugahama. Ndagira bene data badukurikira inama, mutangire mugire amahitamo meza, amahitamo ari mu bushishozi. Sinkubwiye wenda ngo uzajye kureba nyina na se ko wabaye, ibyo wenda si ibyawe kumenya, ariko byibura banza umenye umukobwa urongoye ni mukobwa ki, ni umuntu wa siporo yenda ukute uriyizi, wa mugabo uriyizi, uzi ko urakara ubusa, uzi ko ukunda amafaranga yawe, uzi ko ukunda kugenda kwihahira, urabizi ko ari ibintu byawe ukunda. Uzabanze rero buriya mukobwa ugiye gutoranya, ko nimwe bwo muhitamo mu abasore mwe, uzareba umukobwa ugiye guhitamo, urabona ari umuntu wakwihanganira ikigeragezo bikurikije uko uteye, cyangwa se mu byuzi bitari byiza urumva wahinduka. Hanyuma rero uhitemo ukurikije wowe uko uteye, hama nuhitamo ukurikije uko uteye, uriya naza zihanganira uko nabo ariko hari igihe baduhitamo, babahitamo, ariko nibyo nanjye nshaka kubwira, nimugahindura uko ibintu biteye. Kuki umukobwa agomba guhitamo cyane rwose akakubwira, oya ubundi muhitanamo, ndabyemera. Oya noneho reka tuvuge uwabanjije. Oya, njye wambanjije ndi umuhungu sinakurongora. Oya da, none se ko aguhisemo wamuhisemo, ubundi mugomba guhitana. Oya nawe ubitekerezaho rega ukavuga uti nta kubitekerezaho, umukobwa gutinyutse ubu ngubu rwose nako ko ubundi nuko duteye. Abadamu ni twebwe, abagabo babanza kutubwira. Kandi nako nakantu kashobora kuba kasenya urugo, cyase no kuvuga kuri wowe umukobwa yabanjije kubwira umuhungu ko amukunda, urwo rugo kumubwira ko nkunda no kunsaba urukundo biratandukanye. Nyine ushobora kumbwira ko nkunda, ariko kuvuga ko kwambwira ngo ese kanaka tuzabane, ntabwo ibyo bundi bibaho. Kuko uko abikubwiye ibyo bigaragaza ko ari desperate, mbega ageze ku rwego atakwihanganira gutegereza kubwirwa, gusabwa urukundo. None ko batereka nge nisabire kuko ndabona ngiye hari n'abantu byariye, hari igihe ubibwira, hariho abasore rega biturije. Oya, niko ibyubakitse, kandi ntabwo tuzakuraho ko ibintu byubakitse. Abagabo ni imitwe, abagore turi ibihimba. Rero kugira ngo igihimba kibanze kubwira umutwe, nawe koresha ubwenge bwawe. Hari n'abantu bubatse abakobwa aribo bitereteye bakavuga bati dukundane. Ariko bene izo ngo nyine zibigiramo question mark, ntabwo ziramba, sibyo? Niyo umukobwa ashobora gutinyuka kuvuga ati ndongora wa mugani, ndongora nitunge cyane, ubwo urumva ari ibiki? Reka ibyo wenda two gutindayo, ahubwo reka turebe izi ngo zisenyuka zitamaze kabiri, niki cyakorwa cyane, niki bashingiraho. Twavuze ko ari uguhitamo kwiza. Ese ushaka kwibaza ngo wahitamo neza uti, kutabona mu mutima ureba inyuma, sibyo? Ariko hari ukuntu igihe wahuye n'umuntu umuganira murambagizanya,
ari umukobwa akwiriye kureba karagiteri yawe, ari umuhungu akareba karagita y'umukobwa. Ntabwo ari ngombwa ngo byose bihure, ariko burya hari ukuntu wicara n'umuntu mukamumaranye amezi 2, 3, 4, 5 ukavuga utari byose uyu muntu ushobora kwihanganira ibintu bye, n'uyu akavuga ati nshobora kwihanganira uyu muntu. Icyo gihe mwumva ari ahantu mwahuriza, kuko nta bantu bahuze 100%. Oya, ahubwo burya habaho kwihangana. Iyo ugize Imana ukagira amahitamo meza, ukagira umuntu ushobora kwihangana, arakwihanganira. Ariko mu gihe utakoze amahitamo meza nanone, ariko wararambaje ukavuga ibyo byose uyu muntu hari ukuntu mbona afite nko kwihangana, muhemukiye yakwihangana, cyangwa nawe wampemukiye nanjye nakwihangana. Icyo gihe rero bene abo bantu bafite urukundo rw'ukuri, ibyo bita true love. Ikindi rero nshaka kukubaza, uretseho gato, ibyo bita true love, icyo gihe iyo mwashigiye ku rukundo rw'ukuri, mwembi Imana ibaha imbaraga zo kwihanganira ibibagerageza. Ikindi, urugo rwubakwa n'ukuri hagati yanyu, kutagira ibyo mukingana. Niba telefone iri ahangaha, umugabo wanjye ari buyifate, nanjye nyifate, nta kintu tugomba guhishanya. Niba mubana mu buriri mukararana, kuki mwahishanya telefone? Rero icyo nabwira bene data bankurikira, kugira ngo urugo rwawe rwubake rwubakike, sinavuga ngo 100% muzuzuzanya, muzagira muzakundana, mwubahane. Mushobora kuba mufite urukundo ariko umwe muri mwe agakunda amafaranga. Mushobora kuba mufite urukundo umwe muri mwe akaba yakwicisha inzara undi, bikurikije uhahira urugo ari we. Yenda niba umugabo wahira urugo akaba yakwicisha inzara umudamu we, kubera ko umudamu yenda ntakora, sibyo? Ibyo byose ni ibintu bisenya urugo. Controlling finance, amafaranga mu rugo nayasenya urugo, kandi nta kindi kintu kibazo mufitanye mukundana pe, ariko umugore akavuga uyu mugabo amafaranga yashyiraye, kandi yenda umugabo aragenda agura ibibanza, yubaka amazu, byose arakora iby'urugo, ariko kuko nta communication irimo, mutabivuganye, mutabyemeranyijweho, wowe urimo uragenda gusa imitungo y'urugo nyine uyishyiraho, iri no ku mazina yanyu mwese, ariko umugore aho ari arimo arababara. Kubera iki? Ntago mwavuganye, nta connection nyine mufitanye. Nta connection mufitanye, ntago mwicara ngo muganire, muvuge muti tugiye kuinvestinga muri iki, tugiye gukora iki, bitubireke, mugireho mwemeranye. Ibyo byose nabyo bisenya urugo. Ukuri, kutagira ukuri, kutavuga, kudashyira ibintu byose komeza muvugane, urumva? Imishahara mufata mwembi, kutaza ngo mwicare muvuge ngo tuyikoresha gutya, tuyikoreshe gutya, muyishyire hamwe. Umushahara mugabo akawukoresha iki, umugore akayikoresha iki, ejo byakubita nata uwawe ushyize he. Hakaba n'umugabo uvuga ati uwawe ushyize, kandi yenda uwe ntiwamubaza. Hari abagabo bateye gutyo akumva ko umugore ntacyo yamubaza. Rero kugira ngo ingo zacu zikomere, tuzubake zikomere, abana bacu, basaza bacu bakundwa, mwubakire ku rugo, nimwubakire ingo zanyu ku rufatiro ruzima, ari rwo Yesu Kristo. Ikindi cya kabiri, ufatiro ruzima rw'urukundo rw'ukuri. Ikindi cya gatatu, nimumara gufatira ku rukundo mugakundana mukabana, mubanye kuri hagati yanyu, mubwizanye ukuri, ntihakagire ibintu mukingana, kandi mwirinde ibintu by'amakimbirane. Ibyo byose ugasanga birazanira n'abana mwabyaye ingaruka zikomeye. Rero bajya bavuga ngo aho inzovu zirwaniye habara ibyatsi, ariko nanone nkanabwira abantu bakuze ko kurwana atari yo solution. Mushobora kwicara mugashaka ababyeyi, abadafite ababyeyi mugashaka abakuru b'itorero bakabunga, kandi mwabona binaniranye mubona biganisha mu kwicana, mukaba umwe yaba afite uko afite ahaganye undi akagira ahagana, kugira ngo ibintu amakimbirane muyakemure neza. Hari ikibazo nari mfite, wenda tugana no ku misozo. No kuvuga hari umuhanga hano nahoze ndi gusoma wavuze ngo 75 by'ingo zisenyuka ziba zaragize ikintu cyitwa ziba zaragize yaravuze ngo 75% by'ingo zisenyuka bituruka ku kuba abazubatse baba batariteguye. Ni bimwe nakubwiye, akenshi nyine wenda ngo bigaturuka muri pressure za family kuki udashaka. Oya, ibyo nabyo birashoboka, ariko akenshi ni amahitamo mabi, uko kwitegura niko mbyumva.
kuko umuntu wahisemo neza, uwo yahisemo niyo bigaragaye ko hari ikintu kimubangamiye hagati yawe nawe, agira kwihangana, kubera ko mu mahitanamo yanyu mwahisemo mwanakundanye. Iyo hagize yenda kamwe mu mahitanamo yanyu umwe atabonye ku wundi kihishe, hari ukuntu Imana ibaha imbaraga zo kwihangana. Guhitamo, nkeka ko guhitamo no kwitegura biri difera, bitandukanye. Ni ukuvuga kwitegura, ngiye hari uburyo mvuga ni bo, urumva nk'urugero kwitegura bashaka kuvuga ni ukwezi. Iyo wahisemo of course ujya kwitegura ukuntu kuzakora ubukwe, kuzagira gute, ariko ntabwo ndimo kuvuga kwitegura, ntabwo ndimo kumva nose wakwitegura. Iyo witeguye uhitamo, ariko iyo wahisemo hari igihe uhitamo utiteguye. Witeguye se ukabura ukutwara, witeguye ukabura ukutwara. Ngiye mbona umuntu witegura ari umaze kumenya n'iyajya, kuko ntabwo wakwitegura udafite urugendo ugiyemo, ntabwo wakwitegura udafite gahunda uri bujyemo. Umuntu wese witegura nuko afite icyerekezo agiye kuganamo. Mbese icya mbere kuri wowe ni amahitamo. Icya mbere ni uguhitanamo. Icya kabiri mukitegura uko muzakora ibirori byanyu. Muri uko kwitegura rero hari igihe harimo kumenyana, ariko mukamenyana ku buryo icyo wamenya ku wundi n'ubundi ntabwo wasubira inyuma. Ese kuri wowe uba wumva abantu bagakwiye kuba bateretana nk'igihe kingana iki? Kuri ubu ngubu guteretana rero akakubwira ikintu cyane. Hari akantu kari mu rubyiruko kavuga kati wowe ngwino niba umbonye ukankunda ntwara tuzamenyanira mu rugo. Oya, ibyo ngibyo ibyo n'ubusambanyi, kuko oya bakanasezerana ntacyo nyine turahuye duhise dupanga mariage turagiye turabane, ibyo guteretana tuzateretanira mu rugo. Ibyo ntago ndimo kubyumva neza, ariko kuri jyewe nta gihe cyo gutereta jye mbona kihari igihe kirekire. Uko uteretana n'uwo muzashakana igihe kirekire niko tempted gukora mukora ibyaha, mugira ibishuko byinshi. Rero numva nta kwa advisinga kugira ngo utinde muri uko kumenyana. Utinze cyane yutinze birapfa. Utinze cyane yenda umwaka, ariko tumi nubwo yaba ari amezi 5, kuko umuntu Imana yakuzaniye mu buzima ntabwo bazakurushya. Kandi kumenya umuntu, nta muntu wari wamenya undi burundu. Ushobora kumenyaho igice ariko ntiwamenya wese. Ariko iyo mumaze kubana ugenda umenya gake. Ushobora kumenya umuntu mu myaka 3, 4, 5 gake nabwo, kugira ngo uzamenye umugabo cyangwa umugore wawe fure biragoye. Rero uko utinda uvuga ngo urashaka kumenya, niko ukora ibyaha, niko umubonaho amadefo, kandi n'ahandi uzajya niko uzahabona ndarenze. Rero jyewe numva utatinda muri uko kumenyana, wahitamo ugahitamo vuba, ugakora ibintu byawe vuba, kugira ngo utangire kubaka urugo hakiri kare. Yego. Rero turi kugana ku musozo, nagira ngo ugire nk'ikintu nyine ubwira nk'urubyiruko akenshi, urumva nibwo akenshi twabwiye kugira ngo nyine bagire ibintu bashingiraho, bitegure kugira ngo urugo rukomere. Ni iki wenda wumva wabwira nk'urubyiruko rwakurikiye kino kiganiro? Urubyiruko nyine ikintu nabwira ni ukugira amahitamo mazima, badashingiye ku marangamutima yabo, badashingiye ku byaha bakorera iyo mu mwiherero, bashingiye ku rukundo babonanyemo bombi, kandi bakabona imyitwarire y'umwe cyangwa y'undi, bakabona baramutse banabanye hari ukwihanganirana gushobora kubaho. Kuko umuntu uzagusuzugura ubibona kare. Ndabizi neza ko hariho kuryaryana iyo abantu bagikundana no kubeshyana byinshi, ariko ku muntu ufite Imana muri we, ntabwo umuntu uzaguta ku gasi wananirwa kumubona. Rero icyo nabwira urubyiruko ni ukutihutira gushakana vuba batari bamenya neza yuko koko uyu nguyu ari we ubona ko ari we mukunzi wawe, uwo muzabana akaramata. Wowe kwihutira amafaranga ubona uwo mukobwa afite cyangwa uwo mugabo afite, wowe kwihutira imiryango avukamo, wowe kwihutira n'uburanga. Ushobora kuvuga uti uriya mukobwa ni mwiza nzamugwa inyuma,
ariko nubwo uvuga ngo ni mwiza nzamugunya uyu mukobwa nyamara ntiyagukunze, ahubwo ugasanga urimo uramuhonga amafaranga, urimo uramwereka ko ufite amamodoka, ufite amazu, uramwereka imitungo ntiguteretera. Bene uwo mugore wateretswe n'imitungo, wateretswe n'amafaranga, iyo ageze mu rugo akunda kunanira, ko ya mafaranga ashobora gushira, imitungo igatezwa icyamunara, ugasanga musigaranye mwenyine, bya bindi wamuhaye byinshi ntabyo, ugasanga urugo rurasenyutse. Rero advice naho urubyiruko, nubwo waba ufite ibintu byinshi, si ngombwa ngo ubyereke umukunzi wawe, ushobora kumutereta akagukunda uwo uri we, akagukunda uko uri, ariko adakunze ibyo ufite. N'abahungu n'abasore nuko, niba ukunze umukobwa wimukunda kubera ko hari umukobwa wa minister naka, cyangwa se wa fande naka, cyangwa se kuko iwabo bakomeye, kuko ayo mafaranga y'iwabo ntabwo bazayaguha ngo utunge. Rero mukundewe nkawe, urebe niba adafite n'ayo mashuri yashobora gucuruza, niba atanabishobora se wowe ubishoboye, umutunge nk'umugore wawe, nta kibazo gihari. Ariko mureke guhitanamo mukurikije ibintu, mukurikije imiryango, mukurikije uburanga, ibyo byose. Yego hari umuntu uvuga ati jyewe umugore mwiza niwe numva fine, ubwo urashaka umugore mwiza, ariko uwo mugore mwiza nawe reba ko hirya nta bandi bamureba, ejo utazamugeza mu rugo ugatangira gufuha. Rero ibyo byose mubirebyeho, mugashishoza, mukagira amahitamo meza, wageza umugore mu rugo, mugashingira mu kubwizanya ukuri, amafaranga mukorera mukayashyira ku tebo, mukamenya uko muyajera, ibintu byanyu byose mukaba mufitemo communication, mukavugana kuri buri ngingo yose. Icyo gihe urwo rugo ntabwo rupfa gusenyuka. Kandi niba koko hari n'agatotsi kabayemo ko ntazibana zitakomanya amahembe, hariho kwihangana. Ubwo ndabwira nk'abafite Imana, iyo wubakira urugo rwawe muri Yesu Kristo, ugira kwihangana birenze. Ariko nanone wituma uhora uhemukira umugore wawe cyangwa uhemukira umugabo wawe ngo kuko wamubonyemo impano yo kwihangana, kuko ejo azarwara indwara n'ubundi nanone bikurushye kugira ngo, cyangwa unapfakare, umwe muri mwe apfakare, kubera ko wamuteye depression, kubera ko wamuteye ibibazo, kubera umuheza ku nkeke. Rero biba byiza kugira ngo muvugishe ukuri mu bintu byose, sibyo, kandi mwubahane, kuko ari ikintu nanone cyo kutubahana, ukareba umugabo ukabona murangana, ukamusuzugura, kandi abagabo bakunda icyubahiro. Ariko nawe mugabo we niba bakubashye, wireba umugore wawe ngo utangire umuca amazi, umusuzugure, umutukire mu ruhame, umubwire ibigambo wishakiye. Oya, ibintu ni magirirane. Abagabo mutegetswe gukunda, abagore bategetswe kuganduka. Rero umugore wakunze azakugandukira, ariko umugore w'imye urukundo ntabwo azakugandukira, kandi bizakubyarira amakimbirane, kandi amakimbirane avemo gusenyuka k'urugo. Kandi gusenyuka k'urugo babibaza ko ari urugo rusenyutse rwonyine. Iyo ari urugo rwakoze umuryango rufite abana nabo barasenyuka. Ntabwo basenyuka rwa rugo gusa, abana basenyuka imitima, abana basenyuka ubwenge bwabo burashwanyagurika, sibyo. Ugasanga ufite abana b'ibisenzegeri bagenda gusa, ariko diabete kabatangiye ari bato, za pressure gatangiye ari nto, ugasanga umwana yarashize, ugasanga agiye gushaka ikiyobyabwenge ngo kimuhe umunezero, kandi afite papa na mama, kubera ko papa na mama iyo bahuye no kurwana, iyo bahuye no gutongana, nta nubwo barako abana bicaye aho, oya, bo babikorera aho ngaho. Ugasanga rero turimo turisenya, dusenya n'abo twabyaye, kandi twaruhiye ubusa, sibyo. Watwitse amezi 9 ntabwo ari ibintu by'umukino, biravuna. Nawe wa mugabo we hari ukuntu wajya gukora ukaruha, uwo mwana akamenya amata, ukamumenyera byose, warangiza ukamusenya umutima, kandi ejo ariko kuza kugwa mu ntege nawe akagufasha ugeze mu zabukuru. Rero mureke tureke kwisenyera imiryango, dushingire ku rufatiro ruzima. Abumva mutabishobora muze kwa Yesu. Yesu ajya aruhura, Yesu ajya yubaka ingo, Yesu ajya azana umunezero, Yesu ajya yigisha abantu kubaka. Kabone nubwo wamukunze ariko hari ibintu bitagendaga neza, ariko iyo muje kwa Yesu byose birashoboka. Rero mwikwigunga bakundwa, wikwicara ngo uvuge ngo urugo rurananiye, hari Imana ihari, hari Imana ihindura amateka, hari Imana yabwira uwo mugabo akakubaha, nawe ukamugandukira, bikagenda neza. Ariko ndagira ngo umenye ikintu kimwe, niba ufite abana, ndagira ngo ubwire wa mudamu we, nawe ikigeragezo cyaba gikomeye uzihanganurira abana bawe. Wa mugabo we, nawe wabona uwo mugore bimeze nabi,
simvuze ngo muzicane cya cyanditswe gisohora cyo vuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo aje gutwara itorero. Icyo gihe bakwica da ugapfa ukagenda ubundi ukibagirana. Ibintu byose iyo birimo Imana bibamo kumvikana, bibamo kuzuzanya, habamo ubwuzuzanye, cyane cyane iyo mutashingiye ku bifatika wa mugani ko nahoze mbabwira. No gushingira ku bifatika ni byiza, urongowe n'umugore ufite amafaranga ni byiza, urongowe n'umugore umeze neza ni byiza, ariko se muri ibyo bintu mufite hazabamo kumvikana, hazabamo kubahana, hazabamo kubwizanya ukuri. Cyangwa niba wandagira atya ukaba ufite telefone irimo Janine kandi Janine yashyizemo nyamara siwe ni John, ariko yashyizemo Janine, uwo ni umugore ucinye umugabo, umugabo ucinye umugore, telefone ye harimo Yohana kandi ari Jane. Ibyo bintu rero mubireke. Niba mwaraje kubaka urugo nimwubaka urugo. Ibyo bintu byanyu bya extra byo gushaka kunezeza imibiri yanyu, ibyo nibyo bigiye kubasenyera amago, ibyo nibyo bigiye kubasenyera abana, imitima y'abana banyu ikaba isenzegeri. Abana banyu bagakura badashaka gushaka ko babona ibyo mukora, abana banyu bagakura barahuzwe. Ubundi urushako ni rwiza, nta kibazo cyarwo, ni rwiza pe, ariko abantu barugira rubi. Birashoboka ko uri umugore unyumva ukaba warihanganye nta kutagize, ariko umugabo akakunanira, ko hari abantu badakundika. Birashoboka ko uri umugabo ukaba nta kutagize umugore wawe, ariko umugore akakunanira. Ibyo birashoboka, kuko usibye Imana yonyine ihuza abantu bagahura bagahuza. Ntabwo wambwira ngo umuntu yaba yaravutse mu Buganda undi yaravutse mu Rwanda cyangwa se South Africa ngo umbwire ngo abo bantu nta kintu bazapfa, bazahuza 100%. Hari igihe bahuza ku bw'Imana, ariko hari n'igihe batahuza. Ariko iyo bafite Yesu byanze bikunze murahuza, kuko mufite umwami w'abami hagati yanyu. Ni ukuvuga ngo ni we mujyanama wenyine wabagira inama. Kuko ndashaka kubwira abantu bamwe, iyo urugo rwawe rwakunaniye warangiza ukajya kubwira umuturanyi wagiye kubwira ntabwo uzi nawe uko warwubatse, rushobora kuba nawe rwamunaniye, ariko afite guceceka, afite guceceka akihangana akavuga ati ndashinyiriza nta muntu uzabimenya. Warangiza ukajya kumubwira uti urugo rwanjye rwasenyutse kandi n'urwo rwaramunaniye, ubwo se azakubwira iki? Ngiye nababwira ko Imana yonyine ariyo ku rugo rero, n'amahitamo mwaba mwarakoze meza, ariko n'aba barahisemo nabi, hari ukuntu Imana ishobora kubigira neza mukihangana kandi urugo rugakomeza rukubakika. Rero icyo nababwira nta kindi ni guhitamo neza, mwarangiza mugashyira Yesu Kristo mu rugo rwanyu, mwarangiza mukagerageza uko mwakuzuzanya. Aho umwe bitagenda neza undi akamwihanganira, aho undi bitagenda neza undi akamwihanganira, bityo kugira ngo mugire umuryango muzima, umuryango ubereye Abanyarwanda, umuryango ubereye itorero, umuryango ubereye igihugu. Kuko nkuko nakubwiye, ntabwo umuturanyi azakubakira, ntabwo na pasiteri wazakubakira, oya, nta nubwo abayobozi bazakubakira. Rero niyo mpamvu ugomba kugira amahitamo meza kugira ngo urugo rwawe uzashobore kurwiyubakira nk'uko waruhisemo, cyagiye murimo muhitanamo. Utagira ngo umuturanyi azakubakira, utagira ngo pasiteri azakubakira, oya, uzaza nkugira inama, ariko si uzayishyira mu bikorwa ko ariko uteye. Uko kuntu uteye rero ni Yesu wenyine wabishepinga, ni Yesu wenyine wakubita iko kwishyira hejuru, nuko kwikomeza, nuko niwe wenyine wabikuramo mu mutima wawe, niwe wenyine. Nawe reka mbabwire bene data, tubonye abantu ingo zawe buri munsi zijegajega, ariko bakajya guhamagara inshuti, abaturanyi, aho bwabo bahamagara akaba nabo bagira uruhare kugira ngo rusenyuke, kuko wenda uhamagaye akugira ishyari ko warubatse neza. Rero mureke dushake Imana, mureke tubwire Imana izi twubakira imiryango, izi tubakire amago yacu. Nta wundi muntu uzakubakira, ni wowe ku giti cyawe n'amahitamo yawe wakoze hamwe n'Imana yawe. Nawe nutegereza kuzubakirwa n'inshuti n'amarene na pari, wapi? Shapinga karagiteri yawe, urabizi ko ariyo igiye gutuma urugo rwawe rusenyuka. Ibyo bintu bikurimo wanze kurekura, mwuka w'ubusambanyi, mwuka wo kwikomeza, mwuka wo gukunda amafaranga, izo mbaraga zose, yaba ari kuri kote y'umugabo, ari kuri kote y'umugore, nawe urakaza akantu wananiwe kureka, kareke. Wemerere Yesu aza atware umutima wawe,
wemerere so aze yica ibyo byose. Ingo nyinshi zisenyuka Jean Marie usanga zipfa ubusa, usanga zipfa akantu gato, ariko urugo rurimo Yesu, buriya urugo kugira ngo rwubakike rugira umuntu umwe urwikorera umutwaro, umuntu umwe kugira ngo undi azagere igihe akanguke. Hari igihe ubana na patana wasinziriye, ibyo ubona ko ari ikibazo akabibona ko nta kibazo kirimo, bityo ukabona amakimbirane araje, ukabona abantu bararwana bakuze, ukabona abantu barashwicana bakuze, ukabona abantu barapfa imitungo. Imitungo itangwa n'Imana. Ntabwo mbona impamvu ushobora kwica umugabo kubera imitungo, simndebe impamvu ushobora kwica umugore wawe kubera imitungo. Ibi byose nta kintu bishatse kuvuga. Imana yabahaye igihango cy'abana, ariko mwarangiza mukananirwa no kubarera kubera ubusambo, kubera kwikunda. Ibyo byose ni ibintu mwakoraho hamwe n'Imana bigashira. Ndumva rero impanuro zanjye ari izo ngizo. Sinzi niba unyuzwe cyane rwose, ariko niba utananyuzwe n'ejo n'umunsi n'ubundi ni episode niyo mpamvu tugerageza kugira iminota mikeya, nuko n'ubundi tugenda tubikoraho. Ndumva ari ibyo ngibyo rero kubyo warumbajije, kereka niba ari cyo ni ibyo ngibyo n'ubundi nari nkubajije umwanzuro duhita dusenga dusoza ikiganiro. Ngaho dusengera Imana. Mana turagushimiye cyane, twari mu kiganiro kivuga ku miryango. Yego papa. Ariko ijambo ryawe riravuga ngo utarinze umudugudu ngo abarinzi baba barindira ubusa. Niyo mpamvu dusengeye n'imiryango yose kugira ngo yirinde. Twabonye ko imiryango myinshi irimo kugenda isenyuka muri iki kinyejana, ariko turasabye cyane kugira ngo wongere wubake, kandi birashoboka. Wongere utugirire neza, wongere utange imbaraga Mwami n'ukuri zo kubaka ibyo Mwami n'ukuri twigishijwe cyangwa se twumvishije muri iki kiganiro byo kwitegura, byo kugira ngo duhitemo abo tuzashakana. Mwami ibyo byose uduhe ubwenge bwo kubikora. Urakoze rero, komeza kubana natwe, utugire neza, utwiyoborere mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Mahoro y'Imana baganzeho mwese. Amen.